Reka twongere tubasuhuze muherereye mu bice bigiye bitandukanye bigize isi dutuyeho. Nge ndi Claude, iyi ni Inkuru Mpamo TV, ndi kumwe na Bwana Isaac, ndagusuhuje cyane. Yego Claude, meze neza nanje. Tugarutse rero mu makuru mashya n'ubundi nkuko twakomeje kugenda tubikubwira yuko rwose yaba ku Inkuru Mpamo official amakuru ni mashya, yaba ku Inkuru Mpamo TV amakuru ni mashya. N'ubu rero nyuma yo nkugejejeho update rwose z'imirwano ku Inkuru Mpamo official, tugarutse ku Inkuru Mpamo TV tukugezaho andi makuru masa. Amakuru ari kwerekana ikirero mu kiganiro nakoze ku Inkuru Mpamo official. Natanze ingingo yuko ndi bubabwira uko bihagaze muri Plaine de Ruzizi kwihangana hagati ya Alliance Fleuve Congo ma 23 ihanganye n'igisirikare cy'u Burundi Wazalendo FDLR, abacancuro ndetse n'abandi bafatanyije ari kuvugwamo Batanzania n'Abanyangola. Ubu rero aya makuru ndaje nyakugezeho, ubona ko muri Plaine de Ruzizi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane, ndetse igisirikare cya Congo rwose n'Abarundi na FARDC na Wazalendo batitonda neza hari icyo 23 ishobora kuza gukora Bwana Isaac. Ariko noneho tugiye gutanga amakuru y'uyu munsi muri Plaine de Ruzizi cyangwa se bya bice 23 yafungiyemo byifashe gute. Hari amakuru ari kuhavugwa, ariko Bwana Isaac ngira ngo andi makuru turi buze kuganiraho. Amakuru ari kwerekana yuko President Neva ashobora kuba afite ikibazo cy'uburwayi ngarembye. Tugiye kurebera hamwe rero kuko ayo makuru yakomeje kugenda sohoka kuri za social media, ariko natwe dufite icukumbura tuba twakoze. President Neva ararwaye, ararembye, ko bivugwa ko ashobora kuba yarozwe nande. Nibyo koko yararozwe, ararwaye, ari guturuka ku kibundi cyangwa ntago arwaye? Ibyo ngibyo rero nibyo tugiye kukugezaho muri aya makuru. Niba narwaye nkuko bivugwa ko yarozwe nande, niba atarwaye se ubundi ukuri nukuhe kuri ingingo Bwana Isaac? Yego, nibyo tugiye guhita dutangira muri iki kiganiro cyacu cyangwa se muri aya makuru yacu. Rwose tubasaba gukora subscribe kugira ngo tubane neza cyane. Rero Bwana Claude, inkuru yakomeje kugenda ivugwa nkuko bivuze, natwe tubanza kugenda dukora icukumbura kugira ngo turebe uko ibintu byifashe. Amakuru ateyate baravuga yuko General Neva cyangwa se President Ndayishimiye u Burundi amaze iminsi atagaragara mu ruhame, iminsi ne yirenze atagaragara cyane, ndetse akaba aheruka kugira ibyo atangaza ubwo yahabwaga inshingano zo kubera umuryango wa Afrika yunze ubumwe AU. Nibwo yakunze kugenda agaragara cyane, ariko muri iyi minsi ngo ntago ari kugaragara mu ruhame. Amakuru akavuga yuko ngo amaze iminsi arembeye mu bitaro bya Karusi. Ubundi ni intara ya Karusi nyine iri mu gihugu cy'u Burundi, abizi ko mu ntara mu gihugu cy'u Burundi ari intara nyinshi, hakabamo n'iyitwa Karusi. Aho rero hari ibitaro ngakariyo byo Neva ngo yaba arwariyemo cyangwa se arembeyemo. Amakuru yakomeje kugenda avugwa, bamwe bavuga bati yaba yarozwe na Reverend Kuriyo, ni umunyamabanga mukuru mu ishyaka rya CND FDD rya Ndayishimiye, kimwe n'abandi nyine bari muri iryo shyaka ari ku butegetsi. Hanyuma abandi bakanavuga bati hawe harimo ngo n'akagambane ka General Prime niyo ngabo, umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi, igisirikare cyitwa FDNB. Byose birahari, biri kugenda bivugwa. Ariko Bwana Claude, reka twe turebere hamwe ku kibundi President Neva arwara bikitwa ikibazo, niba akoko anarwaye. Mbere yuko wenda ngusubiza n'icyo kibazo, ayo makuru tugiye guhita tuyatanga. Reka tubanze turebe. Bikavugwa ko ngo arwaye. Kubera iki bivugwa ko arwaye? Nuko amaze iminsi ne atagaragara mu ruhame nkuko wari ubivuze Bwana Isaac. Akaba aheruka kugaragara nkuko wari ubivuze. Ayo makuru yerekana ubwo yahabwaga inshingano zo kuyobora umuryango umwe bwa Afrika, ariko nyuma yaho ntago ari kugaragara. Gusa amakuru akavuga ko ashobora kuba yararozwe, noneho akaba arwariye muri ibyo bitaro bya hehe harya bya Karusi, niko biri kuvugwa. Ariko se ibiri kuvugwa nibyo cyangwa si ibyo? Ngira ngo tubanze dutanga uyu mucyo abantu bamenye ukuri. Reka tubanze turebe, mbere yuko dutanga ukuri, turebe abavuga ko bashobora kuba baramuroze ni bande. Ubundi bagira uwo mugambi wo kumuroga. Icyambere nuko amakuru yerekana ko Reverend Kuriyo, umuyobozi w'ishyaka CNDD FDD, mu kunoza neza ibyo ukora ukeneye ikoranabuhanga mu kigo Infinity Tech Solution, twiteguye kubaha ibisubizo byose mukeneye bijyanye n'ikoranabuhanga mu kazi kanyu. Tubakorera systeme za software zitandukanye bitewe n'akazi kanyu: ibigo by'amashuri, gucunga amakoperative, imishinga y'ubwubatsi, ibigo by'ubucuruzi, imiryango itegamiye kuri leta, POS kuri bar, resto na coffee shop n'andi mazu y'ubucuruzi. Sigaho guhora utaka ibihombo, egera Infinity Tech Solution igushyirira ibyawe ku murongo. Hamagara nimero ya WhatsApp ni 0785 030 772. Wanasura website yawe ya infinitytech.rw. Ubwo ntavuga rumwe na President Neva, kuko amakuru yerekana ko Reverend Kuriyo yifuza ko ari we wazaba President wa u Burundi
muri 2027 nibwo hazaba amatora. Yego. Perezida Neva kugeza ubu hari abantu muri CNDD-FDD badahuza nawe ubwe yakunze kugenda byivugira ati hari abantu bambangamiye kandi agaragaza ko ari abo muri CNDD-FDD. Ubona ko hari ihangana hagati doke muri CNDD-FDD ubona ko harimo ibice bibiri, kimwe cya Neva cyameje ibyandikuriyo hari n'icyumva Perezida Ndayishimiye. Ihangana rya hato na hato hagati ya Reverend Ndikuriyo na Perezida Neva ryaravuzwe cyane kutumva ibintu kimwe. Ndetse bamwe mu bantu bo muri CNDD-FDD bari ku ruhande rwa Reverend Ndikuriyo bakumva Perezida Neva atagakwiye gukomeza kuyobora, yagakwiye n'abavuga ko adafite ubushobozi muri iryo shyaka. Ariko Perezida Neva nawe ukabona ko akeneye gukomeza kuyobora ndetse ashaka no gukomeza guhangana n'ibajijweho arabitangaza ko afite rwose gahunda yo gukomeza kwiyamamaza. Yego, ndetse afite gahunda yo gukomeza guhangana n'iryo tsinda rindi rya Reverend Ndikuriyo kuko nawe afite igice kimushigikiye. Perezida Neva ukabona ko ashaka guhangana nabo, ndetse ikimenyimenyi urabyibuka ko yageze gushiraho umushikiranganje cyangwa se ministre ngira ngo bamwita ngo niba ari Alain, nibagiye izina rye ariko ibyo ndi kwibuka ni Alain. Uwo ministre ngira ngo yarashinzwe budget n'ibintu bya finance, ibintu birimo amafaranga, yibasiye cyane mu bimwe mu bigo bishamikiye kuri CNDD-FDD byashakaga amafaranga aturutse muri government, bikitwa ko ngari ibya government nyamara ari iby'abantu ku giti cyabo mu madede. Ubwo yajyagaho rero hari amafaranga y'amashirahamwe cyangwa ayo makampani yari akeneye, aravuga ati ntago ari ngombwa gusohora amafaranga uko tubonye, kuko twabonye ko ayo yasohokaga mbere yakoreshwaga mu buryo budasobanutse akanyerezwa. Wabonye rero ko Reverend Ndikuriyo yageze kugira ikiganiro cy'umunsi umwe asa nk'ubivugaho, aravuga ati se ubundi uriya ni gute, avuga no ku mutekano we ati se none hazarinirwe n'ingabo zo mu ijuru. Uwo muministeri yashizwe na Neva, ariko ukabona ko ari kubangamira inyungu zamwe mu makampani cyangwa se zimwe muri business z'abadede adashaka ko amasabaranga asohoka. Niyo mpamvu Reverend Ndikuriyo mu kiganiro yakoze ngira ngo agiye gushira nk'amezi 2 hari uburyo yavuze ko uyu muministeri witwa Alain, ashobora kuba ari Alain Ndikumana abika izina rye neza badukurikiye. Ibyo rero byagaragazaga ko Neva yashizeho uwo muministeri ariko abandi ntibamwumve kugira ngo abangamire inyungu za bya bikomerezwa bindi byo muri CNDD-FDD bitavuga rumwe na Neva, byitwaza amwe mu makampani cyangwa ama business ashamikiye kuri CNDD-FDD, ariko bakabesha bikitwa ko ashamikiye kuri leta nyamara ashamikiye kuri CNDD-FDD. Ariko kugira byitwa kashamikiye kuri leta ni ukugira ajya abona amafaranga aturutse muri leta. Icyo gihe Neva rero amarara amayiro kugira ngo ayo mafaranga yatangiye kubibangamira, ashiraho umuministri ubona ko Reverend Ndikuriyo atari kubivuga neza, gusa kugeza ubu nta bindi bimenyetso bigaragaza ihangana ryabo. Ariko ikiriho icyo nshaka kuvuga ni iki, wenda uretse ukomerezaho, nshaka kwereka ko muri CNDD-FDD hari abantu batifuza Neva, hari abantu bamurwanya, harimo Reverend Ndikuriyo gusa, ntago Reverend Ndikuriyo gusa, uwo dutanzeho urugero, ariko ni itsinda rigari, ariko Neva nawe afite irindi. So kuba CNDD-FDD rero bari guhangana hagati yabo harimo ibice bibiri, ndetse bamwe bavuga ati Neva yagumaho agakomeza kuyobora manda ya kabiri mu matora za 2027 nyine ni vuba cyane, sibyo? Abandi bati yavaho, abandi ati yagumaho, nyamara Reverend niyo wajyaho ukabona ko hari amatsinda biratabyumva kimwe. Birashoboka ko bashobora no kumuroga, kuko na perezida wa Nkurunziza bivuga ko yarozwe kandi akarugwa n'abadede. Ariko si iki kintu kuki gikomeza kugaruka mu na Nkurunziza bivuga ko yarozwe akarugwa, ariko Nkurunziza bivugwa ko ashobora kuba yararozwe n'abadede, ariko biturutse abadede bashobora kuba barifitanye connection n'ibindi bihugu bikomeye bikomerezwa bya bindi tuyatuvuga kugira bamwikize, kuko uriya mugabo nawe yarwanyaga ikintu cya covid bikagendera hamwe nuko Magufuli nawe yapfuye nawe yarwanyaga ibya covid. Ibyo byaravuzwe byuko Nkurunziza yarozwe rwose kandi hagakekwa abadede. Ntago cyaba igitangaza rero kuba Neva yarogwa n'abadede dushingiye ku mubano we n'abandi bayobozi b'abadede. Ariko kugeza ubu ngiye icyo nabwira abakunzi b'Inkurumamo TV, ni amakuru ari kuvugwa kandi twebwe n'amakuru avugwa turayavuga, ariko tukagerageza kwerekana ukuri. Kugeza ubu Bwana Isaac nubwo bivuga ko Perezida Neva arwaye, wenda birashingirwa gusa ku kuba amaze iminsi ine atagaragara mu ruhame, ariko Perezida ashobora no kumara iminsi atari mu ruhame kuko ashobora kuruhuka. Akavuga ati reka kubazaga ngo kuki Neva we byitwa ikibazo kandi umuntu ashobora kubura Perezida Neva. Perezida Neva ni umukozi wa leta, ashobora kuruhuka ko n'abandi bakozi ba leta cyane rwose. Amategeko y'umurimo yemera ko umukozi wa leta hari igihe runaka ashobora kubona ahabwa ikiruhuko, ndetse si na leta gusa n'ahandi no mu makampani ari private cyangwa se abikorera ku giti cyabo. Hari uburyo umukozi ashobora kumwikira ingendo zibanga rega nk'umukuru w'igihugu, ashobora no gukora ingendo zibanga, ariko ashobora no kuba arwaye, nabyo birashoboka kuko Perezida nawe ni umuntu, nawe yarwara. Ariko amakuru agaragaza ko arwaye, ibimenyetso bigaragaza ko arwaye kugeza ubu bifatika ntabyo turi kubona. Ariko nanone
hakaba ibyo tukavuga tuti nubwo nta bimenyetso bifatika yuko perezida ntawamenya neva arwaye sibyo sibyo Yego. nta nduru ivugira ubusa imusozi ariko si igitangaza ko perezida yarwara kuko umuntu wese yarwara na perezida ni umuntu cyane rwose kandi kuba perezida yarwara ayo ni amakuru adapfa guhita atangazwa bigirwa ibanga birashoboka rero ariko hari uburyo amakuru agenda agaragara amenyekana ku ruhande bayongorerana bikaza kumenyekana. Birashoboka rero ko perezida neva yaba arwaye kuko nawe ni umuntu ahubwo icyo cyangwa se kindi ni ukurogwa nabyo birikomeye. Birashoboka ko perezida neva yaba arwaye kuko ni umuntu ariko birashoboka ko yaba atanarwaye yibereye mu kiruhuko noneho abantu babona tubitegereze abantu babona atari kugaragara atararwaye ariko biranashoboka ko yarwara kuko nawe ni umuntu kandi no kuba yarogwa nabyo birashoboka ariko ibyo ari umwuka mubi ariko noneho icyo ngicyo cyo nta bimenyetso ngifitiye pe nta bimenyetso ariko reka dukomeze tubikurikirane. Impamvu tubivuzeho gutya nuko izo nkuru zigeze no kuvugwa n'ahandi tubivuze ko ari biravugwa ariko noneho twebwe hano turababwiza ukuri ko byose bishoboka ko yaba arwaye ariko nanone yaba aruhuka nk'umukozi wa leta kuko sibyo ko nawe ni umukozi wa leta cyangwa se ari mu ngendo zibanga cyangwa se akaba narwaye ariko bitari n'ibyadanje cyangwa se akaba narwaye gusa ikigaragara perezida neva kumara iminsi natagaragara si ngombwa ngo anagaragare mu ruhame kuko burya ntiyagaragara mu ruhame ariko amakuru ari kuvuga ko atanagaragara n'ahandi ari hose no muri perezidansi no muri ntare rushatse nicyo kibazo rero perezidansi yaho niko ubwo reka dukomeze dutegereze byose birashoboka ntabwo turaza hano ngo dukonfirime ariko twe turemera ko byose bishoboka gusa twagira tubagezaho ayo makuru akomeje kugenda ibyo ngibyo rero twebwe nk'uko abantu bakomeje kugenda biduha muri komenti ariko ntabwo twabwira ibintu bidafite ukuri ijana ku ijana nuko tubivuze ariko noneho Isaac impamvu ino nkuru itangiye no kuvugwa cyane yego turabihuza n'ikibazo cya Kongo kuko perezida neva yivanze mu ntambara ya Kongo. Hari abatayumva kandi hariya mu Burundi. Hari abarundi abana bacu bari gupfira muri Kongo barazira ubusa nta mpamvu yo kurwana. Urabizi ko sena hariya mu Burundi yabivuzeho ivuga yuko batumva impamvu neva yohereje abasirikare muri Kongo. Byose biragenda bivugwa kandi akaba ari kugenda hatikirira abana benshi abasirikare bahapfira n'ibindi bitandukanye. Abandi bavuga batari gukura inyungu gusa ziba yigwizaho sizi igihugu ari gushakayo n'ibindi bitandukanye. Nubaga abarundi bose ntago bumva kimwe impamvu neva yohereza abasirikare muri Kongo. Hari ababyumva ariko hari n'abandi batabyumva kandi benshi. Kuba rero neva yaravuzwe cyane mu ntambara ya Kongo ejo bundi akaba yarahawe umwanya w'ubuyobozi bwa Africa Union bishobora gutuma amaze iminsi nataboneka mu ruhame abashaka gukurikirana amakuru ye n'iki batayabona batanamubona n'imbere mu Burundi batamubona no muri presidence bavuga ati uyu mugabo yaba yarabaye iki bashingiye no ku ibyo bibazo biri muri CNDD ariko ntago twemeje twe ntacyo reka tube tubiretse gato andi makuru y'ukuri tuzayatanga mu kindi kiganiro sibyo. Nibyo rero korode reka tujya ku yindi nkuru. Reka tunyarukire gatoya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano ntabwo isiba kuba niyitabaye haba hari ibisigisigi bigaragaza yuko ejo n'ejo bundi haba ikintu kidasanzwe. Ubu rero muri Sud Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyepfo muri Plaine de Rusizi no kuvuga nyine mu kibaya cya Rusizi ariko hari mu burasirazuba bwa Kongo bahita Plaine de Rusizi. Haravugwa iki rero bwana Claude kugeza muri aya masaha? Muri Plaine de Rusizi tugiye kuhatanga amakuru ubona ko hari ikintu muri Plaine de Rusizi hameze nk'ahantu hateze igisasu gitegereje guturika kikagira abo giturikana kandi noneho igisasu buri ibisasu biratandukanye. Hari igisasu utega umuntu yagikandagiraho kigahita kimuturikana umushibuka ako kanya. Uri kubyumva izo ngira ngo bazita kenshi mine antipersonnel ariko hari na mine batega imodoka cyangwa ikindi kintu gishobora gukoraho ariko hari mine batega baba commandinga kuri telecommande bayiyobora nujya kwitegereza rero ngereka nze nkubwiza ukuri igisasu giteze hariya muri Plaine de Rusizi navuga ko ari cya kindi kiba kiri kuri telecommande umuntu akoresha kuri telecommande kigaturika igihe abishakiye akakiyobora aherereye hose. Yego ubwo rero tugiye kureba byifashe gute kugeza ubu kuko impamvu mivuze twakunze no kubigarukaho ubushize ariko dushingiye ku makuru y'icyo gihe ariko ubu ngubu noneho dufite andi mashya turaje tubigarukeho. Nibutsa abakunzi b'inkuru mpamo TV yuko mu kanya kari buze kuza nyuma y'iki kiganiro ndaza kubagezaho imirwano ikomeye cyane muri teritwari ya Fizi muri Minembwe aho abarwanyi batwirwanaho na M23 bamajije gufata noneho umwanzuro bari bamaze igihe bagabwaho ibitero ubu noneho nabo bari kugaba ibitero ndetse rwose uduce turimo kwa Murima Bibogobogo na Baraka ntacyo mpijeje hatagize igihinduka cyangwa se FARDC n'abarundi na Wazalendo nibakora resistance
ariko ndaza kubabwira iby'iyi mirwano kuko twirwano na 23 bisize Amavubi ubwo ndaza kubibagezaho. Rwa ruhande ruheruka gukora resistance yihe muri Abungu bari bamaze iminsi ariko bari kugaba ibitero bafata uduce bakongera bakatakwamburwa yaba muri Sidi Kivu Minembwe twarabibonye za Mikenge ubuponze rose ntibayisubije baba ukwande rwa FARDC barayisubije kandi 23 nakwirwa niho bari babakuyemo ariko twirwana na 23 FARDC n'abarundi nabo baragaruka babakuramo gutyo ariko hari utundi duce bari bafashe za Mikenge zahe aho barahakuwe na za Rwitsa muko kugeza barimo AFC Mintu ariko ibintu 23 nakwirwa niho bari gukora bwana Isaac impamvu nabivuze muri iki kiganiro hari amakuru ntegereje mu kanya gatoya kari buvuze hari amakuru yandi yisumbuyeho ngira ngo nze kongera kuyo mfite noneho nze kuyatanga mu buryo bwuzuye kumurumamo official ariko noneho reka twigire muri Plaine de Ruzizi nkuko twe twabivuze. Yego icyo nkubajije mvuga nti haravugwa iki muri Plaine de Ruzizi rero nakubwiye ko abarwanyi bayo 23 bamaje gusabwa kuba stand by yaba ruguru za Kabu yaba hitwa za Kabunambo aho ni mu misozi yaba bitwa za Sange ko ni hasi no muri Plaine de Ruzizi hose abarwanyi bayo 23 tubona ko bahawe itegeko ryo kuba urutoki rwabo ruri muri sefu ruregeye isaha ku saha umunota ku munota abarwanyi bayo 23 muri Plaine de Ruzizi bahawe amabwiriza ko urutoki rwabo rugomba kuba ruri muri sefu ku buryo isani saha bahita bari kurumuri ariko ku rundi ruhande twavuze ko abarundi FARDC na Wazalendo na za FDL nabo bari bamaze igihe bohereza ingabo hafi y'ibyo birindiro by'intare za Sarambwe muri Plaine de Ruzizi hafi ya za Sange na za Kabunambo ubona ko wenda hashobora kuvuka urugamba rukomeye ariko twavuze ngo hari miniteze hari isani saha iraza guturika ahubwo iraza guturika nande. Amakuru ari kwerekana ko muri Plaine de Ruzizi ko byaje kugenda bwana Isaac igisirikare cya Kongo abarundi FARDC Wazalendo uyu munsi ni kuwa 4 tariki ya 5 z'ukwezi kwa 2026 bagize gutya rwose basa nk'abiyongoza bagaba igitero ariko nge nakwita nk'ari bitero suma ariko ubona ko ibitero bari kugaba ariko kagushotora ibitero kugira ngo kanarebe aho uherereye buriya ni ibintu M23 ugomba kwitondera ubita agatero shuma ariko gafite kagushombora gafite intego nabonaga rero ibitero bifite basa nkaho bari gutesinga kuko bazi ko 23 naho yipanze kuko mu minsi yashize bari baragerageje kuhagaba ibitero biranga nyuma ya 23 nyuma ya 23 yikuye mu mujyi wa Uvira igafungira za Runingu ndene igasubira n'inyuma igafungira Sange igafungira na za Kabunambo sibyo bo baravuze ati Amerika ibashizeho igitutu n'ubundi ati kandi dufite amakuru yuko Amerika irakomeza kubashiraho igitutu bakava na Sange bakava niyo za Kabunambo bakava za Cyankwezi bakava za Nyakabere bakava za Rubirizi bakava za Bwegera za Mutarure bakava za Ruvunge bakava Gatogota bakava Kamanyola bakava Nyangezi bakava Bukavu niko bumvaga yego ati Amerika irakomeza bashiraho igitutu n'ibyo bice babivemo noneho barangiza baravuga ati natwe tubagabeho ibitera ahubwo tureko twahisubiza mu buryo dore basubiye inyuma bavuye Uvira tubasanga aho bafungiye tubagabeho ibitero tubakure no mw'ibyo bice byose kugeza muri Bukavu ibyo bashatse kubigerageza rero 23 kiva mu mujyi wa Uvira birabananira biragorana barakubitwa nabi cyane haguye abahibu special force benshi n'abarundi benshi na Wazalendo kugeza ubwo ibitaro bya Uvira byari byuzuye sibyo ubu rero bagabye igitero gisa nkaho ari ugutestinga barebe biriya bice noneho 23 ihagaze iri tayari cyangwa irarangaye impamvu kugira ngo ni igitero shuma koroheje ariko kavuga ngo turebe uko bitwara none tumenye imbaraga bahashize dore ko nabo bari bafite amakuru yuko 23 ngo yongereye ingabo muri ibyo bice bagabye igitero gisa nkaho ari nko kugerageza barebe imbaraga ze 23 muri ibyo bice ibirindiro bya M23 biri hehe noneho sibyo ubundi bazaza n'igitero simusiga ntago rero byaje kubahira kuko M20 basubizwe inyuma nabi cyane nta nubwo 23 yabihanganiye bita birangira gutyo ariko uri kubona ko muri Plaine de Ruzizi ari kiri gutegura ashobora kuba ikintu gikomeye wa mugani wawe kandi ni ibintu bimaze igihe kirekire hariya za Kabunambo hafi ya bibiri ngira ngo birashize havugwa ikintu ibyo rero byabereye muri relax ya za Kabunambo cyane Kabunambo ubona ko isa nkaho iri hejuru ni kuri ya Kamanyura kuri relax ya Kabunambo Sange ariko ni ibintu bitatwaye umwanya muremure ndumva rero ayo makuru niyo twari dufite kereka niba naho hari icyo wakongera ko se bwa neza ntabwo rero nta makuru menshi aratangazwa ku bigendanye n'iyo mirwano n'ubundi ariko n'ubundi Side Kivu urabona yuko ibice byinshi hari kwenda hatutumba akantu ariko Isaac reka nze nkubwire kimana kisangana ariko Isaac reka nze nkubwire n'abadukurikiye babyumve ariko ntago ndi bubahe details zose yego ibintu bigiye kubera muri Side Kivu ibintu bigiye kuba ku Barundi FARDC Wazalendo FDLR
birasa neza neza nk'ibyababayeho muri rwa rugamba rwahereye Katogota rukinjira Ruvunge rukamanuka M23 igafata Uvira. Sibyo uzi byabaye rero ibyo M23 yakoze muri ariko plane. Katogota ngo umuriro uriyo Oya Gututumba. Gatogota hariya kereka baba Safe aratekanye. impamvu haratekanye kuko haragenzurwa hose na M23 kereka wenda habayeho ibintu ko Katogota hari iri kuvugwa ibitero. cyane muri iyi minsi. Oya Gatogota iri kuvugwa muri iyi minsi ntabwo ivugwa cyane ahubwo Gatogota yavuzwe mu minsi mike yashize. Hari Wazalendo bamwe mu general umwe bagize gutya bajya kwiba inka z'abaturage Babandi ba autoproclamé. noneho bagiye kwiba inka z'abaturage M23 ihita bakurikira zibambura ndetse ijya no mu ifamu y'uwo mu generali inka zose ze yari afite nyinshi cyane yari yarasahuye abanyamurenge n'iki ihita izikuramo nazo Zose. noneho nabo batangira kujya bagaba ibitero bameze nk'abari kuzishakisha cyangwa ngo nabo basahura izindi. Uwo mu generali ababwira ati muzishake nimutazibona munzanire izindi kandi murazibona abanyamurenge barazifite n'abandi baturage muzinzanire. Noneho bakaza kuzishakira muri eneo za 23 yarangiza igahita bakubita bakiruka ariko no muri Gatogota bigeze kwagera ariko nta gitero gikomeye baragaba Gatogota. Gusa icyo nakubwira cyo kuri axe ya Plaine de Ruzizi werekeza Uvira no kuri axe ya Minembwe werekeza Baraka. Si tubivuze hano nituje kurangirizaho. Axe ya Plaine de Ruzizi werekeza Uvira. Axe ya Minembwe werekeza Baraka. Mwitegure mu minsi mikiri imbere mugiye kubona kandi nubwo bimeze bityo bwose Claude nta kiratangazwa n'uruhande urwo ari rwose yaba ku ruhande rw'igisirikare cya leta FARDC n'abambari bacyo yaba ku ruhande rwa AFC M23 nta uragira icyo atangaza ku mirwano yo muri Sud Kivu cyane cyane aho ngaho turi kuvuga nyine za Plaine de Ruzizi. Ariko ubwo ngubwo uko biri kose nyine hari ikintu nta gipfa kuvugirwa ubusa. Niyo mpamvu tubwiye uti rwose ejo n'ejo bundi babona umuriro watse. Ubwo rero reka dusoreze hano bwana Isaac ariko mbibutsa ko mukanya turaza kuba turi kumwe ku nkuru mpamo official ndaza kubagezaho update z'uko ibintu byifashe Iminembwe aho rwose ubona ko intare zasarangwe n'amadubu bafite gahunda ikomeye cyane. Ubwo ndaza kubibagezaho. Ubwo reka aya makuru tuba tuyasoreje hano mukore subscribe mukore like mukore share kugira mu iyo niyo nkunga ikomeye tuba tubasaba buri munsi turabibibutsa. Ubwo ngubwo amakuru ku nkuru mpamo TV nakagaruka ariko ku rundi ruhande ku nkuru mpamo official ndaje rwose mbageze izo update mukanya. Mukomeze kugira ijoro ryiza umugoroba mwiza murara haryana murota Imana witeka bane namwe kandi akomeze kubarinda. Nanyo ngufurije ibihe byiza bwana Claude. Urakoze cyane bwana Isaac.